Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bijyanye n'abanyeshuri batabasha kubona ijuma kandi bafite inyota yo kubona ibyo bihembo bikubiye mu ijuma. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kwiga nabyo ni igikorwa mu bikorwa byashishikarijwe n'idini, yewe ni igikorwa cy'ubwitange buri mu rwego rwo hejuru. Niyo umuntu uri ku murongo nk'uwo aba ari mu murongo ukomeye cyane kandi mwiza, iyo afite umugambi mwiza wo gufasha idini ye nawe ubwe n'igihugu cye no kubiteza imbere. Iyo afite uwo mugambi, icyo gihe igikorwa cye kiba ari igikorwa cyiza kandi cy'agaciro, bityo agishyiramo imbaraga, hanyuma byaba bishoboka ko yagihuza n'isengesho ry'ijuma nta cyangiritse, icyo gihe akabihuza. Naho iyo bidashoboka, nk'uwigira ahantu atabasha kubona hasengera ijuma, cyangwa se amasomo ye agiye mu ijuma yagira ikibazo, nko kuba rimwe na rimwe bishobora kumuviramo kwirukanwa mu ishuri rye, icyo gihe uyu nguyu arakomeza akajya kwiga, ariko ababajwe no gucikwa n'iriya ibada ikomeye na ririya sengesho ry'intashyikirwa. Hanyuma igihe cyose aboneye umwanya cyangwa se azabonera agahenge ko kuba yabifatanya, cyangwa se arangije kwiga akihutira kwicuza ku Mana no kwegereza Imana no kwitabira ari amasengesho, by'umwihariko nk'isengesho nk'iryo ry'imbaga idasanzwe rya buri cyumweru. Ahangaha rero kuri wa munyeshuri uri mu ishuri, icy'ingenzi nukagira umugambi mwiza, agaca mu nzira nziza, agakoresha imbaraga ze yirinze ubunebwe no kwibeshya no gushaka kubeshya Imana, hanyuma ikimushobokeye akagikora, ikitamushobokeye akabaza abamenyi kugira ngo amenye icyo akora n'icyo atakora. Wallahu a'lam.